ye naje nyuma ho gato naje nari mu nosi twari kumwe na Pani Biyunguyu tugeze Kagitumba nasanze Munyenyezi Neti Bayingana na Karemera. Urugamba rwo kubohora u Rwanda hari amazina atavugwa gusa yavugwaga akabyutsa amarangamutima akazana icyoba ku mwanzi akazamura morale ku basirikare. Muri ayo mazina harimo Dodo. Abari ku rugamba baravuga bati twumvaga Bravo igiye kuza, twamenyaga ko ibintu bigiye guhinduka. Ku rundi ruhande abasirikare ba FAR iyo bumvaga Bravo Mobile Force iri hafi bahitaga bamenya ko imirwano igiye gufata indi ntera. Nde wari inyuma y'iri zina ryari ritinze, nde wari uyoboye umutwe wagendaga nk'umuyaga ugatera ugafata agace ugahita wimuka imbere y'uko umwanzi yisuganya. Iyi ni inkuru ya Colonel Ludovic Twahirwa uzwi cyane nka Colonel Dodo, umwe mu bayobozi b'ingabo za RPA bagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura isura y'urugamba hagati y'umwaka wa 1990 ndetse na 1994. Ubundi Colonel Ludovic Twahirwa yavukiye mu muryango w'Abanyarwanda bari barahunze igihugu nk'abandi benshi bahuriye mu buhungiro. Yarerewe mu nzozi zo kuzagaruka mu Rwanda rwabo. Mbere yo kwinjira muri RPA, Ludovic yabanje kuba mu ngabo za Uganda NRA, aho yize neza amasomo ya gisirikare. Aha niho yakuye ubumenyi bukomeye mu ntambara zo mu misozi y'amashyamba, gutegura ibitero byihuse, kuyobora abasirikare mu bihe bikomeye. Mu kwakira umwaka wa 1990 ubwo RPF yatangizaga urugamba rwo bohora igihugu, Dodo yari mu basirikare bitanze ndetse baza kurwana. Izina Dodo ryatangiye kumenyekana cyane igihe yagirwaga umuyobozi wa Bravo Mobile Force. Uyu wari umutwe wihariye Specialized Mobile Unit wari utandukanye na za batayo zisanzwe. Umwihariko w'iyi batayo kwari ukutagira ibirindiro bihoraho, barateraga bagafata agace maze bakimuka vuba. Ikindi uyu mutwe wagiraga umuvuduko udasanzwe, bashoboraga kugaragara mu majyaruguru uyu munsi bwacyo kumva bari ahandi hose hakomeye. Bagiraga ibitero bitunguranye ambushes, bateraga mu buryo umwanzi atiteguye. Ikindi bari bazwiho kwari ugufata intwaro z'umwanzi bakazihindura izabo, bigatuma barushaho gukomera. Bravo yari izwi nk'umutwe wihuta udatinya kandi uyobowe n'umuyobozi wari ku murongo w'imbere. Mu ntangiriro z'urugamba imirwano myinshi yaberaga mu majyaruguru y'igihugu. Aha niho Colonel Dodo yagaragaje ubuhanga bwo gusoma imisozi ndetse n'akarere. Yagize uruhare mu gufata no kurinda imisozi y'ingenzi, gufungura imihanda yifashishwaga mu kugeza ibikoresho ku rugamba, ndetse no gukomeza kwagura ibirindiro bya RPA. Abamuzi bavuga ko yari azi gukoresha imiterere y'u Rwanda nk'intwaro, imisozi, ibibaya, amashyamba byose akabihindura inyungu ku ngabo ze. Mu mwaka wa 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye, RPA yatangiye urugamba rwo guhagarika ubwicanyi ndetse no gufata umujyi wa Kigali. Aha niho Bravo Mobile Force yigaragarije cyane. Bravo yagize uruhare mu gufata no kurinda imisozi nka Jari na Mo Kigali. Iyi misozi yari ingenzi cyane kuko yarebaga umujyi wose, yari ifite akamaro mu itumanaho, yafashaga kugenzura ibikorwa bya gisirikare. Bravo kandi yafashije gukumira ingabo za FAR zashakaga gusohoka mu mujyi cyangwa kwinjiramo zije gutabara. Ibi byatumye ingabo za leta y'icyo gihe ziheranwa hagati, bigahindura icyerekezo cy'intambara.
uretse ibikorwa bya gisirikare RPA yari ifite intego zo guhagarika jenoside yari iri gukorwa iri no kuba mu baturage. Bravo Mobile Force yagize uruhare mu kujya mu duce twarimo ubwicanyi bukomeye, gukuramo abaturage bari bari mu kaga ndetse no kurinda ahantu hari hahungiye abatutsi benshi. Ibikorwa byasabaga ubutwari n'umutima ukomeye kuko byabaga bikorwa hagati y'amasasu n'imirwano ikomeye. Abasirikare barwanye na Bravo. Muri Bravo bavugaga ko Colonel Dodo yari umuyobozi wo ku murongo w'imbere, yayoboreraga kure, yabaga ari ibintu biri kubera jenoside no gutsinda urugamba. Amateka ya Colonel Ludovic Rwahirwa Dodo akomeza kuvugwa mu basirikare no mu bashakashatsi b'amateka y'u Rwanda. Afatwa nk'umwe mu bayobozi b'ingabo bagize uruhare rukomeye mu migambi ya gisirikare. Abayobozi bagaragaje kuyobora umutwe wihariye abasirikare mu guhindura isura y'urugamba rwa Kigali. Mu mateka rero y'uru rugamba rwo kubohora u Rwanda hari amazina azahora agarukwaho igihe cyose. Hazaba higwa amateka y'igisirikare cya RPA cyangwa RDF. Izina Dodo si iry'umuntu gusa, ni ikimenyetso cy'umuvuduko, ubuhanga n'ubuyobozi bwari bushingiye ku cyemezo cyo kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Kandi uko imyaka izagenda ishyira, amateka ya Colonel Ludovic Rwahirwa azakomeza kuba igice cy'inkuru nini y'urugamba rwahinduye amateka y'u Rwanda burundu.